ngaha turaje Nyagasani, turakwitabye karame kuko duhamagaye ku mpuhwe zawe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Ije kudukiza kuri wa gatatu w'icyumweru cya 27 tariki 11 Ukwakira 2023. Isomo rya mu gitabo cy'umuhanuzi Yonasi, umutwe wa 4 umurongo wa 1 kugeza kwa 11. Yonasi abonye ko Imana ibabariye abaturage b'i Nivi, biramubabaza cyane, maze ararakara. Yambaza Uhoraho avuga ati, si ibi navuze igihe nari nkiri mu gihugu cyanjye? Nicyo cyatumye mbaza guhungira itarishishi. Nari nzi nyine ko uri Imana nyir'impuhwe n'ibambe, utinda kurakara kandi ukungahaye ubudahemuka, ntukomeza umugambi wo kugira nabi. None rero Uhoraho, ngiza ubuzima bwanjye, kuko gupfa bindutiye kubaho. Uhoraho aramusubiza ati, ubwo koko hari impamvu ufite yo kurakara? Yonasi ava mu mujyi, yicara iburasirazuba bwawo, ahiyubakira akazu, maze akugamamo izuba, ategereje ikizaba kuri uwo mujyi. Hanyuma Uhoraho Imana ategeka ko hamera ikibonobono, maze kikazamuka hejuru ya Yonasi kugira ngo kimutwikire, bityo kimugabanyirize akababaro. Yonasi yishimira bikomeye icyo giti. Ariko bukeye bwaho, umuseke ukebye, Imana itegeka ko haza inanda, ikarya cya giti maze kikuma. Nuko izuba rirashe, Imana iteza umuyaga utwika w'irasirazuba, izuba ricanira umutwe wa Yonasi, maze araraba. Asaba gupfa, avuga ati, kuri jye biraruta ko napfa aho kubaho. Uhoraho abwira Yonasi ati, ubwo koko hari impamvu ufite yo kurakazwa n'iki giti? Arasubiza ati, yego, birakwiye ko ndakara byo gupfa. Uhoraho arongera ati, wowe ubabajwe n'iki giti utigeze uruhira cyangwa ngo ugihe gukura, kikaba cyarakuze mu ijoro rimwe, kikuma mu rindi. Naho njyewe, mbese sinkwiriye kubabazwa na Nivi, umujyi mugari, utuwe n'abantu 120,000 batazi gutandukanya indyo n'imoso, hamwe n'amatungo atabarika? Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 86. Nyagasani, uri Imana y'imbabazi n'impuhwe. Nyagasani ngirira imbabazi, ni wowe ntakira umunsi wose. Shimisha umutima w'umugaragu wawe, kuko ari wo ndangamiye Nyagasani. Nyagasani wowe ugwa neza kandi ukagira ibambe, wowe ugirira impuhwe zahebuje abakwirukira bose, utegeye amatwi wumva isengesho ryanjye, uhugukire ijwi ryanjye, ndagutakambira. Amahanga yose wiremeye azaza gupfukamira Nyagasani, kuko uri igihangange kandi ugakora ibitangaza, wowe wenyine Mana y'ukuri. Nyagasani, uri Imana y'imbabazi n'impuhwe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka, umutwe wa 11 umurongo wa 1 kugeza kwa 4. Umunsi umwe Yesu yari ahantu asenga. Arangije, umwe mu bigishwa be aramubwira ati, mwigisha, natwe dutoze gusenga nk'uko Yohana yabigenjereje abigishwa be. Nuko arababwira ati, igihe musenga mujye muvuga muti, dawe, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe nibuze. Ifunguro ridutunga uriduhe buri munsi. Utubabarire ibicumuro byacu, kuko natwe tubabarira uwaducumuyeho wese, kandi ntuduterane mu bitwoshya. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Ifunguro ridutunga uriduhe buri munsi. Amen. Inshuti z'Imana, nimugire amahoro. Ufite amahoro afite n'uwayamuhaye. Intore ifite n'uwayitoje. Ahangaho ugeze ni kuri buri munsi. Ufungure buri munsi. Ufungure buri munsi. Ufungurira abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi rikubesheho, buri munsi rikurinde, rikuyobore, maze rigukize buri munsi, kubera impuhwe za Nyagasani buri munsi, impuhwe z'Imana buri munsi. Nguyu umurongo wacu buri munsi. Sobanukirwa n'intego ya buri munsi. Uko Nyagasani abona ibintu buri munsi. Uko Nyagasani akubona buri munsi. Nguyu umurongo tujye kugenderaho, maze ko twumva icyo Nyagasani duteguriye uyu munsi, tucyumve kandi tugikurikize. Umunsi umwe hari ibintu byambayeho nkiga mu mashuri abanza, najyaga norora inkoko, noneho nkababazwa n'ukuntu igihe cyose nyizanye ihita igenda cyangwa agacaka kaba kayirya. Nuko umunsi umwe nza kujya kwa sogokuru wari utuye kure, sogokuru wo mu miryango. Nuko ndamwegera mubwira ikibazo mfite, maze arambwira ati, umva rero,
inkoko yose igeze mu rugo rwawe urayibwira uti ujye utora utaha, icyo gihe ntiyongera guhava. Nuko nanjye rero ndagenda ndikora nongera kugura izindi nkoko, iyo nguze n'ubundi igahita igenda cyangwa bakayitwara, nagura indi igahita igenda bakayitwara. Nuko nsubiye kwa sogokuru mubwira ikibazo n'ubundi nagize, ko nabivuze se ujye utora utaha, kuki izo nkoko zanze kunyumvira? Nuko umukambwe arambwira ati umva rero reka nkubwire, burya icyo uri kwibwira inkoko biri gucyumva ikanareba n'uburyo uri kwibwira, biragusaba rero kuba seriye kugira ngo ujye uvuga nyine ijambo rifatika, woye gutinya, woye kudandabirana igihe uvuga, bityo ibyo uvuze ukabura bihagazeho nyine nta gushidikanya. Iyo nkoko ishobora kubona uri gushidikanya ikumva nyine bidafashe, ugomba kuvuga ibintu ukabihagararaho neza n'amaguru yombi. Ngiye impamvu inkoko watoye zongera gutorongera kubera iki? Ntabwo nawe uzitoza uzitongera ubikora ushidikanya, ujye utora utaha. Amasomo kintu byacu duteguriye agiye tuganisha mu itorero, uko ushobora gutora ikintu ariko bikaza kurangira icyo kintu kugira ngo kizakomeze kigume mu itorero ryawe, wabigenza ute? Sobanukirwa n'intego y'uyu munsi yitwa itorero, uko Yezu abona amatorero yacu n'ukuntu Yezu akubona mu itorero ryawe. Reka duhere ku gisobanuro cya mbere cy'itorero. Itorero biva ku nshinga gutora, bikaganisha nanone gutoza ndetse no gutozwa. Umuntu utozwa bamwita intore, n'umuntu utora bamwita umutoza. Intore rero igira aho itorera n'aho itorezwa, aho ngaho bahita mu irerero cyangwa mu itorero. Ni nabyo umunyarwanda yavuze ati uburere buruta ubuvuke. Buriya ufashe umwana ukiri muto ukamushyira inyamaswa nk'intare, ingona n'izindi nyamaswa nyinshi ngo zimurere, wageze ngo wa mwana azahinduka umuntu se? Azavamo inyamaswa. Inyamaswa zishobora kumurera zikamurera, ariko zimuteganyiriza rya tegeko ko azaryuza ryitwa indyankurye, kurankurye, zikazamutoza nyine kurumana, kuryana, kuko nyine umwana yatojwe n'inyamaswa. Intore ingana umutoza wayitoje. Ufashe nanone n'umwana muto ukamuha umuntu ngo amutoza murere, wa mwana nyine azavamo umuntu, wa muntu azamutoza ubumuntu, bimuganisha no ku buntu bw'Imana. Uburere buruta ubuvuke. Burya ufashe n'imbwa cyangwa indi nyamaswa nayo ukayizana mu rugo ukayitoza imico mu rugo, irayikurana, irayimenya, bityo ikajya igenza nubwo itagenza nk'umuntu, ariko igira ibyo itoramo, bityo ikajya igerageza kukwigana. Kubera iki? Yatorejwe nyine mu rugo. Hari amatorero aba mu gihuru, hari n'amatorero aba mu rugo. Ese wowe iwawe ni irihe torero ririyo? Niryo mu gihuru mu ishyamba cyangwa niryo mu rugo, aho koko ushobora gutoreza abana bawe neza bakava nk'abantu, ukabatoza ubumuntu, uburere bwiza, discipline, bagakura uko bakura mu gihagararo, ari nako bari gukura mu bwenge ndetse no kuri roho. Umutima ugakura kurusha inda yawe. Nta nibyo umuhanga yavugaga ati nyaboneka please mujye mwitondera des maisons de formation, inzu z'amarerero, ayo matorero nyine, kuko umwana nyine apfira mu iterura. Umwana ashobora gupfira aho ngaho bitewe n'abatoza afite, bitewe n'uburere bari kumuha, bitewe nyine n'iryo torero. Ashobora no gukora akamererwa neza bitewe nanone n'iryo torero ndetse n'abo batoza, kuko umwana aka kantu gacuje mu byayi n'akantu keza, icyo umwana atoye aratamira. Itorero rero ni kimwe ijambo rimwe. Itorero naho umutoza atorera intore kandi agahatoreza intore. Akamvugo ndigira iti uzi icyo ashaka ntatora icyo abonye, kandi utora aratoranya ntatoragura. Ako kantu wakumvise mubyeyi, wowe urera, murezi, mwarimu, utora aratoranya ntatoragura. Ngaha amagambo atatu akubiyemo intego yacu y'uyu munsi hamwe n'amasomo turi kuzirikana: itorero, intore ndetse n'umutoza. Uzirikana ngo igihe cyose ufite umutoza mubi azagutora nyine agutore nabi, agutongere ube intore mbi. Ariko nanone igihe ufite umutoza mwiza azagutoza neza, umererwa neza, urererwa neza, uzavemo intore nziza, ndetse hanyuma uzavemo nawe umutoza mwiza. Aka Pawulo wavuze ati natojwe na Gamariyeri, nigiye mu ishuri rya Gamariyeri. Umuhanga nyine atoza umuhanga. Iyo utozwa n'umuhanga nawe kera kaba uzava umuhanga. Pawulo mutagatifu yatojwe nande?
na Gamariyeri. Niyo mpamvu nawe yabaye umuhanga. Gamariyeri nararibonye, homme sérieux. Ngaba batoza ngize intore ngayiryo itorero tugomba kwigamo. Ingingo ya kabiri nyuma yo kumva itorero icyo ari cyo, uko Yesu abona amatorero yacu. Umwigisha mukuru Yesu, intore nkuru, ariko n'umutoza mukuru Yesu Kristo. Yamvuga igira iti witonza tora kamuheze. Yesu rero mu kujya gutora arabanza kitonda kuko nyine ikintu cyiza cyose gifite ireme, gifite agaciro, nanone kiratinda. Akabya bindi ngo igihenze bigusaba kugihendahenda kugira ngo kizakomeze ko kugira agaciro kacyo. Nyagasani ntatangwa n'ibyo. Iyo umutoza ari mwiza n'intore iba nziza, iyo umutoza ari mubi n'intore iba mbi. Amasomo y'uyu munsi yaduhaye ingero ebyiri z'abatoza. Harimo umutoza Yonasi n'umutoza Yesu. Mu isomo rya mbere n'umutoza Yonasi, ivanjiri n'umutoza Yesu. Ariko abatoza bombi baratandukanye. Abenshi twagiye ku kibuga cy'umupira. Ndifuza kugereranya Yonasi n'umutoza w'umupira. Ese mwabonye aka kantu mu babyeyi ko ushobora kuba umutoza ugatoza neza pe, ikipe igatsinda neza pe, bagatwara ibikombe, ariko akantu gacungiye umubyeyi wowe utarakandagira mu kibuga, wowe utazi gukina, abo utoza bakabazi gukina ariko wowe utabizi. Ibi twabigereranya na Yonasi. Ni nkaho ukuntu Yonasi yatoje abantu b'Inivi bagahinduka, ariko Yonasi yari umutoza nyine ariko atari umukinnyi. Nguko gutoza gukina ariko utari umukinnyi. Ibi bigaragara hehe? Bigaragara ahantu habiri. Ubwo Yonasi atangiye kurakarira abaturage b'Inivi kubera ko ngo bahindutse, agiye kubabwiriza, agiye kubigisha, agiye gutangaza ijambo ry'Imana. None ko ejo twabyumvaga barahindutse, uhereye ku mwami, abaturage bose, inyamaswa, za nyamaswa nazo zigahinduka, bakambara ibigunira, bakisiga ivu, bagahinduka. La conversion. Nguko ko n'inyamaswa wayitoje neza ishobora none kugenza neza, n'abantu bagahinduka neza, abanyabyaha bagahinduka bakagira ubutungane. Ibi byo Yonasi yakoze, yarabikoze rero kubera ko yarasanzwe ari umutoza ariko atari umukinnyi. We ntabwo yashatse guhinduka. Ikibigaragaza nuko arakariye Imana yo imaze gukora igikorwa cyayo igahindura. Tuzirikana ko uko wasenga, uko wasabira mugenzi wawe, ujye uzirikana akantu mugiye kandi ugacaho karongo. Twebwe icyacu no gusenga, ariko ntabwo dushobora guhindura. Ni Roho Mutagatifu w'Imana uhindura. Ni Imana yonyine ubwayo ishobora gufata intego yo guhindura umuntu. Naho njyewe nawe turi abanyabyaha, ntabwo dushobora guhindura umuntu. Umuntu ni Imana imwihindurira. Twebwe icyacu ni ugukora icyo Imana yatubwiye, ibisigaye Imana akaba ari byikorera. Ahantu ha kabiri tubona Yonasi nk'umutoza ariko utari umwuga, nuko arakariye n'igiti. Ikibonobono arakirakariye ngo nuko cyumye. Bigatwigisha ko Imana ikora uko ishatse, igatora uko ishatse, kuko Imana nyine ari nyir'ububasha, ari nyir'imbaraga. Ngo imyijujuto tujya tugira, kurakazwa, kwabazwa n'ubusa, kwivovota, ati Imana uri gukora iki, Imana uri gukora ibiki. Nyamara ujye uzirikana ngo Imana niyo dusumbye, niyo itugenga, niyo umutoza mukuru. Yonasi rero twamugereranya n'icyapa gishobora kuba gishinze ku muhanda, kikahora abagenzi bari kujya mu ijuru, bari kugana heza, ariko cyo kigasigara gishinze ku muhanda, izuba rikakinobagura, imbeho sinakubwira, imiyaga, ivumbi n'ibindi byose, ariko cyo kitagera gute gikinyegambura ngo nacyo kuko kibe cyagana inzira nziza. Uko abantu benshi kuko turakazwa n'ibintu byiza biri kuba, tukabazwa n'ineza Imana iri kugirira abandi, natwe tukaba nka Yonasi. Umutoza wa kabiri dufite nk'urugero rwiza ni mu ivanjiri, umutoza Yesu Kristo. We Yesu akarusha cye kurenza Yonasi nuko Yesu we ari umukinnyi akaba n'umutoza. Yesu agera no mu kibuga we, ngaho heza bere agatangaza, bitandukanye na Yonasi. Yonasi ntakandagira mu kibuga. Ikibuga navugaga nyine ni umutima no guhura n'Imana. Yesu abanza gufata akanya karekare, igihe kirekire cy'Imana agasenga. N'ikimenyimenyi abatoza baraza kumubona, baramubona asenga. Tangazwa nawe no kubona ujya usenga ariko abantu batabibona. Bazabibwirwa n'iki? N'ibikorwa byawe byiza. Icyabwiye abigishwa ba Yesu ko ari gusenga ni ibikorwa byiza nyine yakoraga nyuma yaho, gutora intumwa, kwigisha, gukiza, n'ibindi bikorwa byinshi cyane nyine nk'umutoza mwiza, umwarimu mwiza. Uwo ngo rero ntawe utabwigiraho kuko we azi n'ibyo akora. Ni nka Yesu Kristo ari umukozi w'umwuga, naho Yonasi we ni umukozi w'ibiraka.
n'umucanshuro. Umwe ni merisoneri ariwe Yonasi, undi we ni marasoneri. Yezu muri mu maraso koko ni marasoneri. Umva umurimo muri mu maraso, gusenga bimuri mu maraso. Naho ba Yonasi impamvu barambirwa bakijujuta bakivovota nuko ari abamarisoneri nyine, abacanshuro, abanyabiraka. Yezu we ni umwigisha w'umwuga, Yezu we ni umwarimu w'umwuga. Ese babyeyi barezi barimu, mwari muzi impamvu uburezi buri gutakaza agaciro n'ireme ryabwo? Nuko dufite abarimu benshi, abatoza benshi, abigisha benshi b'abamarisoneri batari abanyamwuga, b'ibiraka gusa, bakora ibiraka bikiza by'amafaranga. Ariko tukaba dufite abarimu bakeya babyigiye, babyize kandi bakabyigisha bakabikunda, gukunda umwuga wawe. Dufite abantu bagakora amafaranga, ariko dufite bake bakunda umwuga wabo. Abo ngabo n'abacanshuro n'abamarisoneri. Ugomba guhindura umurimo wawe ukaba marasoneri nyine, mu maraso nyine bikaba bikurimo. Marasoneri, iryo jambo marasoneri bikaba bikurimo rwose, bikaba bikurimo udashakisha. Nibwo ko azamwitegereza akamubwira ati mwigisha natwe dutoze gusenga nkuko yani yabigenjeje abigishwa be, nkuko nuriye babikora, nkuko ntariye babikora. Uwo mwigisha afite n'ingero nyinshi kuko zuko hari n'abandi basenga bigakunda. Yezu Kristo iyo mwegere ukamubwira ati ntoza Yezu, Yezu aragutoza kuko Yezu ni umutoza mwiza. Itorero rya Yezu kandi ntiribeshya, atoreza mu intore, ngizi intumwa, intore za Kristo. Iyi si ifite abantu bavuga neza kuko ari mimi, ariko ifite abakozi bakeya. Iyi si ifite abigisha benshi cyane, benshi cyane, ariko abarimu b'umwuga ni bakeya. Nidusabe rero imyaka yohereza abarimu, yohereza abigisha, yohereza abatoza. Babatoza bashobora gukandagira mu kibuga bakamenya no gukina, kuko buryo uzi gukina bikoye no kumenya gutoza. Bitandukanye na wa mukinnyi, bitandukanye na wa mutoza utoreza gusa inyuma y'ikibuga. Abantu benshi kuko tumeze nk'abatoza batoreza inyuma y'ikibuga. Ikibuga cyacu ni mu rugo rwacu, ni kiliziya, ni ingoro y'Imana, aho duhurira n'Imana. Ushaka kubwira abantu Imana ukababwira bakumva, yewe bakanumva nk'uko Yonasi yabigenje. Ariko niba wowe bitagufasheho, niba wowe udakandagira muri icyo kibuga, nta na rimwe ujya gusenga, nta na rimwe ujya mu ngoro, nta na rimwe abantu bareba kubona upfukamye, wageze ngo hari abaza kwigeraho. Yego abantu bazumva ibyo babwiye, ariko ntabwo bazareba nyine ibyo ukora. Kandi burya kureba nibyo biruta kumva. Burya urugero rwawe rwiza rwagahindura abantu benshi cyane kurenza n'amagambo yawe cyangwa yanjye navuga. Ingero zacu nziza z'ubuzima, nguyu umutoza Yezu, mwigisha natwe dutoze gusenga. Nuko rero abatuye isengesho rya Dawe uri mu ijuru, uko babona umugati wa buri munsi, uko bahura n'Imana buri munsi, uko bagendera mu nzira z'Imana buri munsi. Bakristo bavandimwe, aka kantu ugaceho uturongo dutatu, uzi ko gusenga bigorana cyane. Niyo mpamvu abantu bamwe batabyitaho, bibagora, bakabijugunya. Kuko gusenga duhura n'Imana. Ngiye isengesho niri guhindura. Akamuhanga avuze ati niba isengesho ryawe ridaguhindura, hindura uburyo ukora mu isengesho. Mwigisha natwe dutoze gusenga, itorero ry'isengesho. Ese aho rurimba uti komeza intore zawe Nyagasani, ndi intore wa Nyagasani, ariko utorezwahe? Ujye ubanza umenya ahantu witoreza. Ni isengesho witorezamo? Uheruka muri chapelle ryari? Uheruka mu kiliziya ryari? Rimwe na mushobora kujyamo nyine bagupfutse umunwa ndetse n'amaguru kugira ngo utaza kugenda, nuko bakagutwara nanjye kuvuga bugare kugira ngo ubashe kujya gusenga. Ngiki kigare, ibigare byo kujya gusenga, kandi bitagufasheho umeze nyine nk'aba Yonasi batagera mu kibuga. Tuguje abantu benshi cyane batagera mu kibuga, ariko gukarimi akazi gutoza, azi kuvuga neza, ariko byose unyuzirikana ngo uri kubikorera inyuma. Niba utanyogera imbere n'ubundi nta kigenda, ni zeru. Akajya bindi ngo umwana atorera mu ibere, umwana wagiye imico myiza ya nyina mu ibere, kimwe nuko wagiye imico mibi cyangwa ingeso mbi za nyina abitoreye mu ibere. Icyo umwana atoye aratamira. Ese mubyeyi mu rugo rwawe, abana bawe nawe ubashyira mu itorero ukabatoza, ubatoza gusenga. Savoir vivre, savoir faire et savoir être. Kubatoza kubana neza, ukabatoza gukora neza, ukabatoza no kubaho neza. Iforma yawe imeze ite? Uko uforma abana bawe imeze bite? Tujye gusoreza ku ngingo ya gatatu yitwa ngo uko Yezu abona itorero ryawe. Intore utoza, abatoza bawe Yezu ababona ate? Umuhanga mu filozofi bita Feuerbach nawe avuze ati mbwira uwo mugendana ndakubwira uwo uri we, uwo musangira, uwo muvugana, uwo mukorana urugendo, nanjye ndakubwira uwo uri we. Umunsi umwe urugo rumwe rw'abakristo ngo bari ntangarugero pe, ari abakristo b'indani.
ku buryo izindi ngo zazaga kubareberaho urugero rwiza rwo gukurikiza. Kera kabaye rero byari n'ibyuko nyine njye kibatarara bushyitsi, umugore mu rugo agiye kumva embo matin yumva ngo umwana wabo w'imfura bamufunze. Wa mugore atangira gutonga no gutukana yibaza impamvu bamufungiye umwana. Nuko ngo agiye kureba impamvu bafunze umwana we, wasanga bamufungiye ibyaha bibiri bikomeye cyane. Bamufungiye icyaha cyo kunywa ibiyobyabwenge n'icyaha cyo gufata ku ngufu. We yarafashe umwana w'umukobwa ku ngufu. Nuko nyina biramubabaza cyane, yibaza uburyo uwo mwana uburyo bamutoje neza aturuka mu muryango w'abakristo, none n'ibyo bibaye. Nuko muri ako kanya ahita afatiraho ajya kureba ngo umusaza w'umuturanyi bari baturanye avuga ko ari uroga umwana we, ari ibirozi yamushyizeho kuko umwana wawe yaratojwe neza, atajya mu ngeso mbi, afite discipline, none kuko abarozi baramuhemukiye. Ubwo rero afata wa murozi, afata wa musaza, aramufungisha amaze ko amurogera umwana. Nuko wa musaza araho ngaho nyine muri prison nk'umuntu w'umurozi nyine waroze umwana, n'abantu benshi koko barabibona kuko urwo rugo rwaruka intangarugero, bakabona ko umwana bamubeshyera. Nuko igihe cyo kuburana kwa wa mwana wa musore wabo agiye kuburana, ubwo urumva bamubazaga impamvu yohotse ku biyobyabwenge, impamvu yatinyutse agafata umwana w'abandi ku ngufu, kandi kuko yari yaratojwe n'ababyeyi beza abakristo. Nuko wa musore mu kwiregura aravuga ati, ngewe icyambabaje mu buzima gikomeye cyane nuko na papa ajya arya ntabe. Bikomeza biratangaza abantu bakomeye cyane, birabatangaza. Mu kwisobanura k'umwana bose bagira amatsiko ibyo umwana agiye guhakurikiza yisobanura. Nuko aravuga ati, papa umbyara afite ibiyobyabwenge ajya afata igihe mama adahari, nuko akabishyira munsi y'igitanda. Ubwo rero namureberaga mu mwenge w'idirishya nkabona ari kunywa, ariko ngewe ntampereze. Nuko arangiza kubinywa akabona afashe umwana w'umukobwa barikingiranye. Ibyo nabyo narabirebaga nkumva rero nka papa nanjye ari kumbangamira. Nanjye rero ibi nabikoze kubera ifemba, kuko numvaga papa ajya arya akanyima, kandi papa yabikoze igihe kirekire mureba. Ubu nanjye kwari kugira ngo ndebe niba nabishobora. Nuko ubwo urumva papa na mama we bari bari muri iyo nteko bari kumva ibirego by'umwana wabo. Ngana batekereza uburyo bagiye gusohoka ahangaha mu rukiko, niba bajya gufunguza wa wundi bise umurozi ugiye kuborera mu buroko ngo baragiye umwana da. Ese barafunga nde? Ninde waroze uyu mwana? Ninde waroze umwana? Ninde murozi muri uru rugo? Ese uyu mugore arafungisha uyu mugabo noneho kugira ngo uyu mwana afungurwe? Biragaragara ko uyu mugore azafungisha umugabo we ajye gufunguza wa musaza yabeshye ngo yamurogeye umwana. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Muri iyi si nguko tubayeho, indwara ikazi wawe ukarwara, ugatangira ukabeshyera abarozi ati barandoze, nyamara ukaza gusanga umurozi ari wawe, niwo wishe, niwo ugiye kwiroga, niwo wiroze. Ibiyobyabwenge wirirwa wiyahuza, inzoga wirirwa unywa, uko wirirwa usinda, bikaza kurangira usandaye usamaye. Warangiza ngo abarozi baranyishe we, igifu kirandiye ngo n'umurozi, rubaga impande n'umurozi, umutima n'umurozi. Ibintu byose tukajya tubeshyira abarozi, nyuma ukaza kongera ko umurozi mubi ari wawe. Wasanga umugore wawe ari umurozi, wasanga umwana wawe ari umurozi, wasanga umugabo wawe ari umurozi. Kandi byaba nimuzajya kubona ukabona wari umurezi yahindutse nyine umurozi. Kubera iki? Bitewe nyine n'itorero yagiye anyuramo, ari gutora kandi ari gutoza. Ese mu gihe ubona abantu bafungishe ngo barakwishe, barakurogeye, bakugiriye nabi, wasanga se ari wowe byikoreye nawe. kandi byaba umwana atorera mu ibere, kandi umwana atora atamira. Mu gusoza ndifuza gusoreza ku bintu bitatu. Icyambere ndasoreza ku magambo atatu ugomba kwitondera. Amagambo atatu y'igifaransa bita formation, information et transformation. Iryo jambere bita formation ni nko gutozwa nyine ukakira uburere. Information ni ubwo bumenyi umaze kwakira. Noneho transformation ni uko guhinduka neza cyangwa nabi bitewe n'umutoza wawe uko ameze. Niyo umutoza wahagarara inyuma y'ikibuga, azamera nyine nk'uyu mubyeyi utoza umwana uburere bwiza, ariko imbere mu cyumba afite ibindi akora bibi. Nyamara umwana bakuruzi uwibahetse ababwiriza uri mu mugongo. Formation, information et transformation. Nk'uko ababyeyi bamwe burya ushaka kuba uri kurera, ariko uri kurera uzaba imbwa, kimwe no kuba uri kurera uzaba umugabo. Byombi birashoboka.
bitewe nyine nuko nawe uri umutoza. Niba uri umutoza w'umumerisoneri bizarangira nyine koko umwana nawe abaye umumerisoneri, ntibimuri mu maraso nyine. Icya kabiri twazirikana kuri urugo nabo mugendana, ibigare, amatsinda ugira. Muri isi huzuye ibigare by'inzoga, ibigare by'abanywa ibiyobyabwenge, warangiza nawe ukabyishoramo, ibigare by'abasambanyi, ibigare by'abasinzi, ibigare by'ibisambo. Bose ugenda mugendana. Nugendana n'igisambo nawe uzaba igisambo, nugendana n'umusambanyi nawe uzaba umusambanyi, nugendana na Kristo nawe uzaba umukristo, kuko azagutoza isengesho. Mwigishe dutoze gusenga. Icya gatatu twazirikana cyo cya nyuma, ntawe utanga icyo adafite. Umubyeyi azagira icyo atoza umwana, ariko niba nyuma hari izindi ngeso ufite uhetse, n'undi umwana neza azakurana. Twongere turebe ku matorero yacu, aho dutoreza abana, amashuri yacu dushyiramo abana, amavuriro yacu, aho abana batorezwa. Utoreza abana bawe hehe? Mwarimu utoza abana bawe rimeze ate? Uzangurura ifoto y'umwarimu umusinzi uri kwigisha, ngura ifoto y'umwarimu ugendera mu ngeso mbi. Ese azatoza umwana wawe? Umwana wawe azamera ate? Niba tuzirikana ko mwarimu ari utoza umwigishwa, umwana wawe azamera ate mubyeyi? Amashuri dutorezamo abana bacu. Ikigaragara ababyeyi, abatoza babi dukunze kuba aribo dukurikira kurenza abatoza beza. Ingero mbi akaba arizo twafashe twanyoye, ariko ineza yo ikatwihisha. Tekereza nawe igihe cyose umara uri mu biyobyabwenge, akabyo gusa watoye, ariko nta mwanya w'isengesho, nta mwanya wo guhura na Nyagasani, nta mwanya wo kujya muri groupe de prière, nta mwanya wo kujya mu misa, nta mwanya wo gusengana na Yesu, nta mwanya wo guhura n'abavandimwe mu isengesho. Ariko igihe cyacu kirekire tukimara mu mafilime y'urukozasoni, ibigare, tukajya mu mipira kwishimisha, ariko kiliziya tukayiburira umwanya. Mubyeyi mujye aka kantu ujye kurangiza ugaca akarongo. Niba igihe cyawe kirekire ukimara uri kuvugana n'abasambanyi, uri kunenga ibisambo, uri kunegura abicanyi, abanyabyaha baruharwa, nuko nawe uri mu itorero rya Sekibiryo nyine ry'abitoza kuzaba baruharwa, ry'abitoza kuzatora izo ngeso. Ariko nanone aka kantu mubyeyi, niba igihe cyawe kirekire ukimara uri gusenga, ukimara uri gusoma ibitabo by'Imana, ukimara uri gusoma imico myiza, ukimara uri kugendana n'abantu beza ukabigiraho, igihe cyawe kirekire ukimara uri gutegura umurimo wawe neza, uri kuvuga neza, nuko uri mu itorero rya Kristo. Gumamo muri Yesu, gumamo ishuri rya Yesu, ntukarivemo, urigumemo. Yesu Kristo ni umwarimu mwiza, umwigisha mwiza. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.